ngewe nshaka kugurisha ubusugi bwanjye maranye imyaka 28. Umugabo uri tayari ufite miliyoni 2 yandeba. Mpamvu nshaka kubugurisha, murabiza amafaranga yarabuze kandi nabandi nabonye babugurisha bigakunda. Ndatekereza rero ko mu Rwanda hose ari nge mukobwa usigaranye ubusugi bwanjye. Hanyuma ese umwiteguye gute uwo mugabo agiye kuza akagwiriza miliyoni 2 haba mu diaspora cyangwa se undi mugabo wari wese cyangwa se undi musore ubyiteguye gute? Niteguye kubyakira neza. Niko ubwo mbega muri makeya gahunda ufite niyo kuba ushaka miliyoni zawe 2 hariya zuzuye muri envelope, hanyuma utitaye ngo barakwanduza cyangwa se niba kwanduza utitaye ngo kuguru baragucumura miliyoni zawe 2 ukazitsindira. Yego. None se ese ubwo uzabyakira gute niba ramuka nyine bagucometse iyo nda ukanabyarira iwanyu dore n'umujene? Ese ya miliyoni 2 nishira ufite umwani wanyu bari kukwirukana tuvire mu rugo dore wabaye gisheshwe wanze gushaka, bizagenda gute? Bagenza babyakira. Uwo mangane uzabyakira, uwo mangane uzabigenza gute? Uzabigenza gute? Izo miliyoni 2 zari icyo nzikoresha. So rero ubwo abanyarwandakazi bari kutureba no kuri Modern 250 babyumve ko ukeneye kugurisha ubusugi bwawe umaranye imyaka 28, utiteye ku mugabo wari wese azaza apfa kubazanye miliyoni 2 muri envelope kandi ikindi azi icyo bita gucumitana, sibyo? Ibihe byiza mwe mwakoze subscribe kuri Taymob TV no kuri Modern 250 nk'ibisanzwe ni wa mugaragwanyu Asumanizo, nimeshe kuzajya mbabera umugaragwa ibihe byose nkabazana ibyegeranyo nakuye hirya no hino mu mihanda ndetse no mu baturage muri quartier za Tonato. Nk'ibisanzwe rero izicino muzimenyero yuko tubazanira inkuru nk'amakuru haba abato n'abakuru abajene ngiri zose. Tugoye kazano kuri channel ya Taymob na Modern 250. Tugoye kaza egeza kamikoro. Umeze neza? Meze neza. Amakuru ni meza. Ndabona uri umujene urasa neza. Kubera Imana. None se wabigenjeje gute kugira ngo ube ufite akanatireri kagezweho keza kakubereye? Nako nasanze nyine ayo muco wa kera abantu bise ni kuba gukunda gutunga natireri. None se mbere na mbere nkuhaye ikazano kuri iyi miyoboro migari ikurikirwa n'abatari bacyana mu Rwanda. Murakoze cyane. Nimba bitari ibanga se ko abantu bari kutureba bafite amatsiko yo kumenya ngo uri muntu ki? Niko Beatrice. Ese suri kumva ko ibyo bintu bizaba biryoshye uzaba uri gukora? Ubyiteguye gute ukuntu bizaba kuryoheye? Hari abakobwa nk'urugero sibyo? Hari abakobwa bijyamo bagashishiza, hari abakobwa bajyamo bakarira, bamwe bagatabaza Uwiteka, bamwe wana ingeri zose weho wiyumfute bizaba bimeze gute uko bitekereza? Ko mbitekereza. Sanga umanura kamikoro gatoya kugira bitazasamira. Uko bitekereza? Ubwa mbere tekereza bizaba bimeze neza cyane. Hano gutyo uri gutekereza ko bitazaba bimeze neza cyane. Ubizute nimba se bitazaba bimeze neza. Ubizute wowe ugeze ubikoraho? Ntabwo nigeze mbikoraho. Ariko barambwiye tuyishatse bwa mbere birabanza bikakugora. Ibyo bintu nyine ubyumva gutya abantu babivuze? Numva gute? Ibyo bintu byumva gutya abantu babivuze? Byumva gute? Nyine ubyumva gutya abantu babikubwiye ngo biragorana. Ngiye rero reka ngiye nanjye byigeze kumbaho abashyitsi baza kudusura mu rugo. Barakubitana ngiye byande mu nda njya kurunguruka. Njye nago nagiye kurunguruka. Ngiye byandiye mu nda njya kurunguruka, ubwo numvaga nawe waragiye urarunguruka. Nago narungurutse. Ngiye nanjye ubumanzi bwanjye nahise mbuta nk'ejo nanjye nahise njya kubikora. Njye nago nagiye kubikora. Narakomeje ndi nambaho. None se basi dusipoze uzaba ubikoze yewe sibyo? Ubusore bagutera inda mama uzabigenza gute? Ese ntacyo bizabitwaye kuko n'ubundi bazaba baguhaye miliyoni 2 bizagenda gute?
cyane ntacyo bizaba bintwaye pe ntacyo n'ubundi se usanzwe wishakira umwana 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 aba akenewe none se wabona mwana ufite abakenewe nawe abakenewe nibashaka bazagutera impanga pfa kuba miliyoni 2 zawe uzifite cyane rwose ubwo se miliyoni 2 nuzihabwa nyuma yaho ukabura amahoro ubwo buzima uzabuhanduringa gute amahoro koko ntabwo wayaburute keretse aguteye nk'indwara aho ho wayabura pe urakoze kumbwira ko kantu watubwiye yuko ushaka kugurisha ubusugi bwa miliyoni 2 sibyo kumaze imyaka 28 udakura segisi kandi byanze bikunze waje gusanga ari wowe umukobwa w'isugi hano mu Rwanda ukiri isugi ugifunze sire na ndetse barakubwira ngo biraryoha birabini iyo barongoranye sibyo nihaza umuntu w'umuboss akavuga ati ndagoreza miliyoni zanjye 2 turongorane akakubwira atari ko kondesi ariko kondesi yo akagusaba ko muri buze kurongurana mutikingiye n'agapote reka mbivuge gutyo uzabigenza gute yanyemereye tukajya kwipimisha nta kibazo akakubwira ati uwo mwanya ntago ngufite ndi kujya mu kazi ndi gushaka amafaranga dore nayo ngufite ndayaguhaye bizagenda gute kandi ariko kubarira imbere ari imishandiko bizagenda gute oya wowe mwihorera nje ntago nakareka Nemeye ko twikingira twajya kwipimisha akakubwira ati njyewe nugira ikibazo akakubwira uburyo kinyine impamvu ufite amafaranga ari muzima kizeye kiraza amasinde gusa ubwo wakemera kuyareka ariko imishandiko iri kuba ariko kuyibarira imbere yawe wabwo wabyihorera cyambere n'ubuzima ubwo abandisha ubwo se sida wagize ngo sida umuntu agenda agafata utunini iminsi akayihujyana erega ikibibura ni ikirwara kibute kikunangura naho sida uragenda bakagureza utunini iminsi ukabisunika none se ubundi ubwo we abaye afite n'izo miliyoni 2 koko ngo kugenda ukajya hariya bakagutestinga ni minota ingahe nyine igihe nkiri mu diaspora akanya kabura ugasanga umwanya we wose awumara ari gushaka amafaranga uri serious amafaranga yayatwara pe paka mwipimishije cyane rwose ubwo se akuriye rwaho agata gatanyura muri mu gikorwa wabigenza gute akagatanyura wabigenza gute nyuma yaho mwasoza ukabona katanyutse kandi n'ibintu yagusukiye wumvishe babigupomsemo imbere wabyakira gute bigoye nyine bigoye pe ntabwo ari tupfa kubyakira narumva nyine ubwo n'ubundi icyo yaba yashatse yaba agikoze biba ari ikibazo niko rero ewa nanjye numvishe ngo niyo umuntu ngabikoze ngarabyibuha ubu rero dore ugiye kubyibuha kurenzaho yego se uri n'igikobwa cyiza dore nishyutse uzana utuntu tw'udufusiti hano mu matama baraza kuba ubundi baraza kukubyiganira ibibazo no kubyiganirwa n'abantu hoshyira isoko n'amaduka bari bugurize n'amafaranga n'ibyishimo mutanazi kandi ugasanga ibyishimo ni nabyiza cyane sakarusho uraza rero kubyibuha kurenzana niko ubu witeguye neza kutanga kiya uko namwicira ukamvimvira cyane mbega kiya zose zibaho uzaza umumenyera pfa kubika ikofi ryiwe yarirambitse ariya ese nyuma yaho ntabwo uzatura utangira kuraruka tuvuga ko uzahita ukomeza kwifata cyangwa n'ubundi uzahita kubira bintu njye numva ngo iyo bikoze ngo bawikururiye uyu muntu niwe w'umwanzuro ubwo nyine ugeze muri level yo kujya urongorana cyane ibintu nkubwira je barabimbwiye abantu bankuriye baranganije ati nuramuka ubyijanditsemo uzahita turaruka nubwo nanjye nkiri imanzi ariko nanjye njya nekeza kuzayikora gusa ngiye mba nirinda ko nararuka ubwo rero nawe uraza guturaruka ntabwo nzararuka
myaka mfite se yo gutekereza ikintu Mm. nkaniha n'umwanzuro wayo. Mm. Ndi kukureba rero buriya nkumva ngiye nkugire nk'impuhwe pe, ndi kukureba ukuntu mu minsi mike baraza bari kugukomagura, urumva bari kukubuza n'umwanya wo gusemeka, nkumva ngiye nanjye kukugira impuhwe. oya ntabwo ibyo bizabaho. ari abagabo baba b'impomsi bagukomagura bataguhereza akanya ko gusemeka, ugasanga kirinze umufana. Ibyo bintu uri kubyumva gute? kugukubita Ntoya kugukomagura simvuga ngo baragucitse, ni ukuguterura bakagukubitira uwo hejuru. ntakibyakira none se wagenza ubu koko pe wakuturuje miliyoni zawe ebyiri hariya urashaka kuzibona muri mvimaraje cyane rwose. washaka ukanasiga ubuzima kuri miliyoni zawe ebyiri, igikorwa kikarangirana no kujya mu bitaro yigo. oya oya ngiye hari igihe bibaho ugasanga nk'ukuguru bagutandamishije, ugasanga ya mafaranga miliyoni ebyiri uyakoresha ujya kwa muganga, ukuguru bakagutandamura bakakugurura baguhaguye. hari abagabo noneho ngo nk'abadiyasipora ngo kiraguhaguza neza neza ku buryo ngo itako ryononekara bakagushyiramo insimburangingo. ubwo urumva ubwo urashaka kuzagira ngo itako bazarihanyure? oya none se ku isi ucika intege? ntabwo ncitse intege. si ubwo umuntu we ntabwo yaba ari umuntu se. ngo umuntu yaba ari umuntu niko ubwo ngubwo mbega muri makeya gahunda ufite niyo kuba ushaka miliyoni zawe ebyiri hariya zuzuye muri mvirope, hanyuma utitaye ngo barakwanduza cyangwa se niba kwanduza utitaye ngo ukuguru baragucumura, miliyoni zawe ebyiri ukazitsindira. yego. none se ese ubwo uzabyakira gute niba aramuka nyine bagucumitse iyo nda ukanabyarira iwanyu, dore n'umujene? ese ya miliyoni ebyiri nishira ufite umwana iwanyu bari kukwirukana tuvire mu rugo, dore wabaye igisheshwe wanze gushaka, bizagenda gute? bagenzi babyakira. uwo mangane uzabyakira, uwo mangane uzabigenza gute? uzabigenza gute? izo miliyoni ebyiri nzareba icyo nzikoresha. so rero ubwo abanyarwandakazi bari kutureba hano kuri Modern 250 babyumve ko ukeneye kugurisha ubusugi bwawe umaranye imyaka 28, utiteye ku mugabo wari wese azaza apfa kuba azanye miliyoni ebyiri muri envelope, kandi ikindi azi icyo bita gucumitana, sibyo? azi kugira ute? azi kugira gute? gasubiremo neza ku kantu, ngo azi kugira gute? gucumitana.